ibutse imirimo unkorera, bintera kugushima nubwo nabonaga birangiye ubwo nakoraga impanuka. Nabonye ukuboko kwawe, bavuze ko napfuye ariko ndi muzima. Namenye ko umugambi wawe ku buzima bwanjye ari bugari. Kuba ndiho suko hari icyo ndusha abandi oya, ahubwo ni ukugira ngo imirimo yawe igaragarire kuri njye. Hari benshi bagiye bapfa, abo nduta n'abanduta, hari n'abo twanganaga. Wemera ko bagenda, njye ndasigara nshimwe ko nahawe kumenya ko umugambi wawe kuri njye ari mugari. Nanjye nzaba mu nzu yawe iteka, icyo ngusabye ukomeze nyoborwe nawe, umpe kuba nk'ubwisho bawe, kuko ntazakorwa isoni imbere yawe. Nari kumwe nawe Yesu, naho ndagera kuko kugirwa nawe imbabazi zabyo mpawe iteka. Nawe ukowe n'ubuzima, menya ko Yesu ashoboye byose. Olivier Rwanda, yubutse imirimo unkorera, bitera kugushima nubwo nabonaga birangiye ubwo nakoraga impanuka. Nabonye ukuboko kwawe, bavuze ko napfuye ariko ndi muzima. Namenye ko umugambi wawe ku buzima bwanjye ari mugari. Kuba ndi hose uko hari icyo ndusha abandi oya, ahubwo ni ukugira ngo imirimo yawe igaragarire kuri njye. Hari benshi bagiye bapfa, abo nduta n'abanduta, hari n'abo twanganaga. Wemera ko bagenda, njye ndasigara nshimwa ko nahawe kumenya ko umugambi wawe kuri njye